mpahira nyahandi nza guhahira bwa bugari nayo yemereye nzabasongera umunsi umwe bimeze neza nta mutima mubi kabisa. Hello, ni Shadow na Bora twongeye twaje. Umugabo wanjye niyo nko mubizi muramutakagiza cyane kuko nawe aranezeza cyane akankorera utuntu tukandenga, nukuri n'umugisha akomeye kumugira. Imana yaduhuje yarabikoze, yakoze ibikomeye, natwe turishimye kandi ndanezerewe. Rero uyu ni umutware wanjye arimo arafura. Akenshi na kenshi iyo tuvuye gutembera cyangwa iyo tuvuye mu kazi niwe muntu ubu wa mbere mu kuvuga ati tufure dukora amasuku. Rero uyu munsi niwe wafuze, uyu munsi wari umunsi we kuko njye nafuze kuwa mbere. Uyu munsi niwe wafuze, ubu dore ari kwanika, byose arabibasha kandi arabishoboye. Ni ukuri arashoboye kandi ni mwiza, niwe ubahiga bose. Sheri Hey. Hello. Are you okay? Siko meze neza cyane. Ubu uyu munsi kabisa ewa. Nijye wakazindikiyemo. Yeah. Byakazindikiyemo rwose. Mukara rimbonye imvura itangiye gutonyanga manza kwanura. Ariko nongeye nyisubijeho kugira ngo ndangize n'indi nari nsigaje. Nukuri cyane, urakoze cyane baby. Meze neza, nizeye ko suri kunkamera. Ligo. Iki? Neza ko turatangira. Nago byaba urabizi nago naguhereza. Rero ko urumva nyine ndahita ngiye gusoza iyi nzane n'indi murema amapantaro kugira ngo mbese urabizi neza ko njyewe iyo tuvuye gutembera mu kanya, tuvuye mu mujyi. Nagiye nereka abantu n'amakaritsiye ahantu twagendaga nyura ndi kuri moto, umuyaga wari ngira ngo abakunzi bacu nagiye mbereka amakaritsiye duturukamo, mbereka ahantu dusengera, mbereka za sejemu hose kuzamuka. Ubu tugeze mu rugo. Rero iyo tugeze mu rugo twebwe tuvuye ahantu turaza imyenda twambaye twongera tukayimesa. Twebwe twihaye gahunda yo kumesa, buri muntu wese aba afite umunsi we. Madamu hari igihe amesa, hari igihe nanjye mesa, ko n'ubu imvura ishaka kongera kugaruka sheri. Imvura yo muri ino minsi rwose yabaye hatari. Dongera nanure. Ariko imvura irashaka kugwa, ariko n'izuba riri kuva. Imvura irashaka kugwa kandi n'izuba riri kuva, sinzi impamvu kabisa. Bahajya byita gute iyo imvura iri kugwa n'izuba riri? Impyisi iba yarongoye. Ubwo rero turataha ubukwe impyisi yarongoye yakoze ubukwe. Turataha ubukwe rwose turasiga. Kera niko bajyaga batubeshya, ariko naje gusanga ari irengeza abantu baba babeshya. Oya niko Imana iba yabishatse, niko ikirere cyakimeze. Rero njyewe buriya rero nikundira buriya kwambara utuntu tw'utuwayiti, utuntu dusa umweru bya hatari. Nk'uko nawe babwiye nyine akunda umweru. Nkunda utubara nyine twa tundi, ariko se waba uri igikara ukagira. Ukavuze kuba njyewe ndi inzongo ngo hatari ngomba kwambara imikara. Uri inzego ugomba kwambara ibintu bisa umukara. Yega. Rero guys, rero murabona ko Shadow ndi kumesa. Yafite agira utumaneri ari gufura nyine. Imvura yatangiye, impyisi rero urumva tayari ubwo yakoze ubukwe simbizi. Ubwo bukwe yakoze nawe turabutaha. Rero ubu ngezweho ya Bora. Mbese ubundi ikintu cyiza mu buzima, iyo uvuye nk'ahantu ukahita uza umwenda nyine ubishoboye ukahita uwumesa, ntago bikurushya. Twafashe kuko bituma twirinda ko imyenda yaba myinshi, tukaba twagira ubunebwe. Uko bimeze n'ubu tukaba twanasigana no kubikora twebwe ahangaha nyine buri wese agira umunsi we. Nyine ubwo ngo niba umunsi ari kuwa mbere ni njyewe, kuwa kabiri ni Jado, kuwa gatatu ni njyewe. Uko iminsi igenda ikurikirana tugenda dusimburana. Ubwo nyine n'ahantu twagiye cyangwa uwo munsi n'ahantu twagiye nyine ubwo mba nungutse cyangwa Jado yungutse. Uri kumva ko iyo tumaze nk'iminsi nk'ibiri tutagenda umva ko nyine urumva nyine tuba dukora amasuku yo mu nzu, ariko amasuku yo mu nzu ni njyewe uyakora kubera ko we amasuku yo mu nzu rwose we ntabwo namwemerera kubera ko ntabwo yabasha gutegura ibintu byanjye nk'uko mbishaka.
uri kumva shebwa ngo bishatse kuvuga ngo iki udutako twanjye ukuntu mba nadupanze nasanga twagiye iruhande rumwe bitewe n'ukuntu adupanga kubyiga nyine nabyiga nkanabikora ariko iyo nabikoze nyine nawe mva ko bitari neza no kuba nashaka umukozi pe njye mba numva nazi numva yambangamira kuko ibintu byanjye njyewe ukuntu bipanga pe mba nshaka ibintu biri ku murongo niba hari akantu kanye nabitse niba hari udufureshe twanjye mba nabitse nyine tugomba kuba ari udutako menya ati umutako wanjye umeze neza musanga aho mbese nawubitse ariko umuntu kunkorera amasoko reka byarananiye bana ba mama byarananiye ubwo murabona jado kabisa ibyo nababwiye byose nababwiye ko nzaza mpora mbahasho ibintu byose ibihe byose mbese ubu gisigaye kuri komenti abantu bashaka kubona nasonze ubugari yewe gajudo abana bishaka tayari abantu bashaka kubona ukuntu nyine yasonze ubugari tuvuge nk'ubugari nk'ikiro cyose ibiro birarabusonga ubugari mbese asonga ubugari neza ibiro 2 yabisonga ibiro 3 rero mugume rwose muzabe muri tayari kubireba bishaka muri comment uri kubona ari ukuntu umuntu asongera ubugari ku maguru rero ni number 1 kandi iyo bameshi rero uyu munsi twari turi kubereka uko amesa ukuntu yanika ku mugozi ntabwo umugozi aba ari mugufi nk'uko abantu babitekereza agira ubugenge n'ubugenge bwiwe ni ukuri n'umugabo ukora ibishoboka byose kugira ngo afatanye n'umugore we rero icyo nashishikariza abagabo bose abantu bose babana ni ugufashanya hari abagabo bigagashesheri hari abagabo bigagaje ngo nta kintu yakora ngo n'inkweto umugore ngazimuhanagure oya mwabagabo muce bugufi mufasha abagore banyu nibo bashiki banyu nibo ba mama banyu nibo mbese byose pe n'ukuri mureke mwabagabo mwe babandi mwizamura muce bugufi murakoze cyane turabakunda kandi turabishimiye share like and subscribe your comment is really important to us.